nta muntu n'umwe Imana idakunda. Ubu uri umunywa rumogi iragukunda, uba uri indaya iragukunda, uba uri umusinzi iragukunda, uba ukomeye iragukunda, uba uri perezida iragukunda, uba uri umuyobozi w'umudugudu iragukunda, uba uri wa muntu usuzuguritse tubona ko asuzuguritse mu ikaritsiye iragukunda. Nicyo kigize Imana. Imana igizwe n'urukundo. Bene data ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umwanya nk'uyu nguyu tugiriwe amahirwe tukaba tuvugejejemo duhumeka umwuka w'abazima kandi dushima Imana. Nta kindi twakora rero usibye kuyishima no kuyihimbaza. Impamvu rero tuyishima, impamvu tuyihimbaza ni uko yakoze byinshi ku buzima bwacu. Yaraturinze, iturinda tutarabo kurindwa tutayizi. Niyo mpamvu rero aho imariye kutumenya, natwe tukaba tumaze kumva ko Imana yatumenye, natwe tukayimenya. Niyo mpamvu turi kwishima. Mbere ya byose rero mureke tubanze duce bugufi, tuyihe icyubahiro ikwiriye, tuyishime uko bikwiriye. Data mwiza wo mu ijuru, Data ushobora byose, Data nyiri ubushobozi bwose, ndagushimira yuko tutaraba n'isore mu nda za ba mama wari utuzi, wari uzi uko bizagenda, wari uzi icyo uzadukoresha, wari uzi n'icyo tuzakora n'igihe tuzagikorera. Mu izina rya Yesu Kristo rero turagushimye. Turagushimira yuko uri umurinzi ku buzima bwacu, guhera aho ndahangaha kugera mu mpera uko ari enye z'isi, mu mpande enye zose uko enye z'isi, hose urahari, impande zose urahari Mwami. Niyo mpamvu tugushimye rero, tukagushimira ubuntu bwawe. Uyu mwanya nk'uyu nguyu rero uduhaye Mwami, ni umwanya wo kuvuga ibyawe, ni umwanya wo guhamya ibyo wadukoreye. Ugumye ubane natwe, mpagaze hasi njyewe, ndi kuvuga si njye, ahubwo ndi igikoresho cyawe Mwami. Unkoresha icyo ushaka rero muri uyu mwanya nk'uyu nguyu, kandi n'undi mwanya uzangenera, kuko ni wowe ungenera, uzankoreshe iby'ubutwari, kuko ni wowe ugira ubutwari kandi natwe ukabuduha tukabukoresha. Ugumye ubane natwe rero muri iki kiganiro tugiye kugira, muri ubuhamya tugiye gutanga, bube ubuhamya bugira icyo bwamarira n'abandi bose batarakumenya, kugira ngo babonere bakumenye. Urakoze rero kuko ubyemeye, urakoze kuko ubikoze. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Nk'uko twatangiye tuvuga ibyerekeye n'ubuzima Imana yaduhaye, ni uko buri muntu wese, niba byakundaga, buri muntu wese akamenya icyo Imana yamuremye. Njyewe kera ntarakizwa, mureke mbanze mbaho ubuhamya bwanjye. Burya ngo ntabagendana bataziranye. Njyewe rero uraha imbere y'izi kamera, amazina yanjye ni Mugemana Jean Paul, nkaba nkomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye, ubu hasigaye hitwa, ari mu karere ka Karongi, intara y'Iburengerazuba. Navukiye mu muryango usanzwe nk'indi miryango yose. Navukiye mu giturage cy'ahantu bita mu Kayenzi ku musozi wa Sakinyaga.
data yitwaga Biraro na mama yitwaga Mukankundiye. Mu buzima busanzwe bari abahinzi bakaba n'aborozi. Uyu mwanya rero mpagaze ahangaha ntago nje kuvuga amakuru ya Biraro, ntago nje kuvuga amakuru ya Mukankundiye, ahubwo nzanywe no kubabwira inkuru nziza y'agakiza y'umwami wacu Yesu Kristo, we ugira urukundo rwinshi, akagira n'ibindi bintu yihariye kurusha uko twebwe tubifite. Mu buhamya bwanjye rero, nk'uko nababwiye ngo mbere na mbere ndabanza guca bugufi shima Imana. Nakuze gutyo, nkurira mu muryango w'iwacu twavutse turi abana 10, abakobwa 3 n'abahungu 7. Mu buzima busanzwe amashuri nize n'amashuri make cyane, nta n'urugero yari afite ku buryo n'igihugu cyagira icyo kigukeneraho. Ariko Imana yo kabyara yo, Imana itagireba ibyo bintu, itareba ku mashuri, ntirebe ku aho umuntu avuka, ntirebe imikorere y'abantu, ntirebe imiberebere y'abantu, yo yarabikoze itarebye kuri ibyo bintu, mu gihe ntarinzi, mu mwanya ntarinzi. Ariko reka mpere mbere y'ibyo byose kugira ngo Imana ibikore, kugira ngo impamagare. Ndabanza kubabwira yuko mu mibereho yanjye yari imibereho isanzwe, imibereho umuntu wese atakugirira amatsiko, umuntu wese atashaka no kugira ngo akurebe. Nta n'umuntu, usibye n'abantu bari mu buyobozi, usibye n'abantu bari bakomeye duturanye, n'imiryango wabonaga ko ari imiryango isuzuguritse. Ariko njya shima Imana ko aho tubona igisuzuguriro, aho twakwihagarara twavuga igisuzuguriro, Imana yigize ikahagarara. Niyo mpamvu uyu mwanya nk'uyu nguyu rero njya ntanga ubuhamya, nkavuga aho Imana yankuye. Njya nkunda kuririmba indirimbo y'149 mu gushimisha Imana, cyane cyane ngakunda igitero cya nyuma ngo mbega urukundo rw'Imana yacu ntawagereranya uko rungana, rusumba izuba, rugasumba n'ukwezi, ndetse n'ikuzimu rukagerayo. Ku gitero nshaka kugeraho cya nyuma, aricyo cya 4, ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda, ngo nari umugome, ngo nuko impa Yesu, ngo ambambirwa ku musaraba. Mube yacunguje ayo maraso, nanjye ndimo. Nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Niyo mpamvu rero nari ndi kubabwira, ndi kubahamiriza
aho abantu babona ko usuzuguritse, ariko Imana yo yihesha icyubahiro ikigaragaza. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo iyo biza kuba ko Imana itadukunda twese, Imana iba yaragiye muri za minisiteri, Imana iba yaragiye kwa perezida, Imana iba yaragiye ku badepite, Imana iba yaragiye mu bacamanza bakomeye, mu ba diregiteri generali bakomeye, ikaba arikorera ibyo ishaka gukora. Ariko siko Imana iteye, siko Imana ikora. Imana irihariye, ubuyobozi bwayo igira uko bitwara. Niyo mpamvu rero ari ukuyishima tukanayihimbaza. Ariyo mpamvu mufashe umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo nyishime kandi nyihimbaze. Nkiri muri wa mwanya rero imyaka yose nabayemo, nababwiye ko nize amashuri makeya, make ntacyo yashoboraga kumarira, nta nubwo yashoboraga no kumvana ku isibo ngo ingeze ku mudugudu. Ariko Imana yo ijya igira uko ikora, ijya igira imikorere yayo. Yo yarabirebye, nubwo njye nabonaga ntakwiriye, ariko yo ibona ko nkwiriye, mbona ko ari icyo yankorera, ibona ko ari icyo yankoresha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro rero, kuko yarabikoze. Nk'uko nababwiraga, mu buzima busanzwe ntacyo nari ndicyo, nta n'icyo nari gukora, nta n'icyo nari nakagombaga kuvuga, ariko yo yikubwiye ngo haguruka, urahaguruka kubw'ubushake bwayo. Niyo mpamvu rero uyu mwanya nk'uyu nguyu nshaka kubabwira ngo ijambo ry'Imana ntabwo rijya rihera. Muri Timoteyo igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 25 hari amagambo agira ati: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Murumva ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ariko nkanjye mugemana nahoze mbabwira, ibi byanditswe byera ntabwo nari mbizi, nta nubwo nari kuzabimenya, nta n'umuntu wari kuzabimenyesha. Data ntiyarazi gusoma no kwandika, kandi yaza no gusoma no kwandika ntabwo yari kuzabimenyesha. Usibye Imana yonyine niyo izi ikakubwira ngo dore ibyanjye bigenderemo, ubyimure muri iki gitabo, ubyimike mu mutima wawe. Nuko nguko rero guhamagarwa kwanjye kuri, nuko nahamagawe, nuko nagiye kwisanga, nisanze ndi muri ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Aribyo bya bindi ijambo ryatubwiye ngo bigira umumaro, ngo ibyanditswe byera bigira umumaro, ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kutwigisha, wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha. Nuko nguko byanyemeje ibyaha. Ariko muri uko kubinyemeza, ni Imana yonyine yasanze irambwira ngo ngwino mwana wanjye nkuvane mu byaha, yohereje umwana wayo Yesu Kristo. Nuko nguko nagiye kwibona, nibona muri bake mu muryango
mbona ni njyewe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo igendeye irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Ariko njyewe sinari mbizi, nubwo sinigeze mbishyiraho umwanya munini ngo mbifateho igihe. Guhamagarwa kwanjye rero bene data ntago nakuvukanye, nagiye kubona mbona muri 2013 nibwo natangiye kubona ijwi ry'Imana, ariko icyo gihe ntabyo nari nzi. Ari igihe cyageze irongera inkora ku maso, inkora ku mutima, irongera inkora ku maso, bwa gatatu inkora ku mutima. Kubera ko ntacyo nari nzi ku byerekeranye n'iby'Imana, dore ko mu muryango w'iwacu ho nari narabatijwe mu Gatolika, ariko gusenga kwari gukeya, kujya mu misa kwari gukeya, ntabwo nigeze mbyitaho cyane. Ariko igihe gikwiriye Imana yo niyo yaje kumbatiza, niyo yaje kunyigisha, imbwira ibyanditswe byera byayo. Ndagira ngo mbabwire aho mariye kumenya ubwenge, ntabwo maze kubyarwa ubwa kabiri, niho nagiye mu byanditswe byera byose, kuko byahumetswe n'Imana, nkajya nsoma nk'uko nabihawe n'Imana. Nza kujya nsoma mu Kuva, numva amagambo ahari mu Kuva igice cyaho cya 9, igice cyaho cya 2. Reka mwumve amagambo ahari uko Imana yatubwira. Mwumve n'ahantu Imana ikura umuntu ikamushyira aho ishaka ko ajya. N'ubuhamya bwanjye bushingiye ku magambo avuga ngo ntaho Imana itakura umuntu wo kuyikorera. Ako kantu kanote, ntaho Imana itakura umuntu wo kuyikorera. Ndi kubabwira ngo Kuva igice cya 2, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Hari amagambo agira ati: umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza, amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, ashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be
bagendaga ku nkombe y'uruzi, abona akato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira, aramubabarira, ati uyu mwana ni uw'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere, nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati ni nuko namukuye mu mazi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo nta hantu Imana itakura umuntu wo kuyikorera. Aya mavuka y'umugabo bita Mose nanjye nyagereranya n'ayanjye. Hari ahantu tujya tuvukira hadakunzwe, hari ahantu tujya tuvukira hatemerwa, hari ahantu tujya tuvukira isi itabona ko twakavukiye, twakanabaye abantu bemerwa bahavukiye. Nk'uko uyu Mose yavutse, ariko ntabwo yavutse isi mwishimiye, nta nubwo yavutse isi mushaka. Natwe rero ntabwo tuvuka isi dushaka, ahubwo tuvuka ku bushake bw'Imana. Na Mose rero yavutse ku bushake bw'Imana, nk'uko natwe twavutse ku bushake bw'Imana. Nta nubwo umukobwa wa Farawo cyangwa umuheburayokazi wamubyaye na se wamubyaye bari bazi iki uyu mwana azaba cyo. Natwe mu mivukire yacu ababyeyi batubyara gutyo, ariko ntabwo bazi icyo tuzaba cyo, ariko Imana byose ibibizi. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo tutaraba n'isoro mu nda za ba mama, Imana iratuzi. Tutaraba n'isoro mu nda za ba mama, Imana iratuzi. Izi mitangirire yacu, izi ni insozo zacu, inyisurizo zacu ni Imana izizi. Burya umubyeyi ntazi igihe agomba kukubyarira, ntazi n'igihe ugomba kuzavukira, usibye kuba bazi amezi 9, ariko umubajije ngo azavuka kuwa kangahe, umubyeyi ntabwo aba abizi. Niyo mpamvu rero ibyo byose muri aka kanya nibyo ndi kubabwira bene data, nibwo buhamya ndi kubaha, kugira ngo tujye tubasha kumenya aho umuntu atandukanye n'Imana. Niyo mpamvu nababwiye mu byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Nta kindi Imana rero yabikoreye, nta n'ikindi Imana idushakaho. Icyo Imana idushakaho ni uko dukora ibyo ishaka, ni uko tuyikunda nk'uko nayo idukunda. Muri ubu buhamya bwanjye rero mfite byinshi byo kubabwira, mfite byinshi byo kubasangiza. Abaririmbye bakunda guhimbaza ngo aho yankuye, nanjye njya nkunda guhimbaza nkabwira Imana ngo aho wankuye. Ni ahantu hakomeye cyane.
ni ahantu umuntu wese atapfa kuvuga ngo wongeye kuvana uyu muntu aha n'aha, ariko Imana yo irazi ikahakuvana. Imana ishimwe rero kandi ihabwe icyubahiro kubw'urukundo rwayo, kuba izi umuntu ikaba izi itangiriro rye, ikaba izi n'iherezo ryiwe. Nk'uko nari ndi kubabwira iyi nkuru ya Mose, nawe ubwe ntabwo yari azi aho azavukira, n'ababyeyi be ntabwo bari bazi uwo babyaye uwo ari we, ntibari bazi icyo azakora. Ariko iyo tugiye tukareba uburyo Mose wabyawe n'usuzuguwe, akabyarirwa ahasuzuguritse, akajyanwa ahasuzuguritse mu mazi, akaboherwa akantu k'akantuza k'akato, ngira ngo ababyeyi bo bari barihebye. Buriya ababyeyi bacu bajya biheba. Tubyaye tuzamuha iki? Uyu tubyaye tuzamugenza dute? Uyu tubyaye tuzamuha iki? Tuzamwambika iki? Azabaho gute? Ibyo byose burya ababyeyi bajya babyibaza ku buzima bwacu. Ngira ngo ababyeyi benshi murabizi, nanjye ndi umubyeyi. Icyo kintu ababyeyi turakibaza. Ibyo ababyeyi bacu bibaza uyu munsi, natwe ibyo ababyeyi twibaza uyu munsi, ni nabyo umubyeyi wa Farawo, bambe wa Mose yibajije, afata icyemezo cyo kumubohera akato, amaze amezi 3 amubana mu nzu, yarabuze uko amugenza, ajya kumujyana mu ruzi. Ntabwo yari amujyanye mu ruzi nk'umuntu ahaye umunani cyangwa ahaye icyerekezo cyaho agiye kuzabonera ubuzima, ahubwo ko ari ukugira gute, byose byari ubwihebe. Natwe rero ababyeyi bacu mu kutubyara kwacu no kuturera kwabo, ntago nta kintu na kimwe wamubaza ngo uyu mwana azaba iki, uyu mwana azakora iki, uyu mwana azabaho gute. Ariko nk'umuntu kereka nk'abantu bazi Imana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Hari n'irindi jambo ry'Imana ngira ngo dusome mu gice cyaho, mu Kuva igice cyaho cya 3. Ntabwo turi bujye kure, tuve ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo waho 6. Tugumye twumve, ni ubuhamya ndi kubaha bwaho Imana igikura umuntu, ngo nta muntu Imana itakura umuntu ngo ayikorere. Haratubwira ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani, aturikiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba, abona icyo gihuru cyakamo umuriro, nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru, iti Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti,
wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera, kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo yose rero ari kuzira iki? Impamvu Imana yayampaye kugira ngo nyatangirane n'ubuhamya bwanjye, nuko ibi byose Imana yagiye ibinyereka, najya no kugira amatsiko, Imana igakora iki? Imana ikambwira ati oya, aho hantu uri, aho hantu uhagaze, ndashaka kugira ngo ubanze unyumve. Ni njyewe uguhamagaye, ni njyewe ugushaka, ni njyewe. Nzababwira byinshi cyane, ariko reka mbabwireho bikeya. Turi mu ijambo ry'Imana, mu muhamagaro w'Imana. Hari byinshi tujya dukora, hari byinshi tujya tuvuga, hari byinshi tujya dutekereza. Ntago nigeze nkunda abantu basenga, sinigeze nkunda abarokore. Nigeze kubabwira ko naherutse mbatizwa, ndakomezwa. Ubundi najyaga mu misa ari uko habaye ubukwe, twatashye ubukwe, cyangwa hari ikindi kintu cyabaye nko kuri Noheri cyangwa ku Bunani. Ariko mu gihe gikwiriye iraza ikakubwira ngo iminsi naguhaye yo kwikorera ibyo ushaka irahagije, ndagushaka. Niyo mpamvu twebwe abarokore tujya tuvuga ngo iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Ni muri uwo mwanya rero gutegeka kwayo, mu muhamagaro yampamagayemo. Nababwiye ko Imana yatangiye kumpamagara muri 2013. Ndagira ngo mbabwire ngo nari nasinze. Kandi nari natashye nijoro nko mu saa 7. Ubwa kabiri nabwo nari natashye nko mu saa 6. Ubwa gatatu naho nari natashye nko mu saa 7. Aho rero ni urugamba rwabereye ku nshuro ya gatatu. Icyo gihe sinari nzi ibyo mbamo, sinari nzi n'ibyo ndimo, sinari nzi umuhamagaro wayo uko ihamagara, ariko yo igira uko igenda yigisha. Nzababwira neza, mbabwire ubuhamya bwanjye neza, mbushyire ku murongo, mbereke urukundo rw'Imana, mbereke imikorere y'Imana, mbereke guhagarara uko Imana ihagarara, igahagarara ku muntu yaremye. Nta muntu n'umwe Imana idakunda. Uba ukomeye iragukunda, uba uri perezida iragukunda, uba uri umuyobozi w'umudugudu iragukunda, uba uri wa muntu usuzuguritse tubona ko asuzuguritse mu ikaritsiye iragukunda, uba uri umusinzi iragukunda, uba uri umunywa w'urumogi iragukunda, uba uri indaya iragukunda. Nicyo kigize Imana. Imana igizwe n'urukundo. Muri ibyo byose rero, impamvu mvuga ngo Imana igizwe n'urukundo, nuko yankunze ndi muri ibyo byose. Ibyo byose mwumva, ikintu kibi cyose,
nakibayemo kandi Imana irankunda, iza kumbwira urukundo yankundaga mu gihe gikwiriye. Muri 2013 nabibabwiye, iza kumbwira ko inkunda. 2014 niho nabatijwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2014 nibwo nabatijwe. Kwakira agakiza aho nakakiriye muri 2013. Murumva urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu naririmbye ngo ntawarondora uko rungana. Rusumba ibyo twebwe tutabona, rusumba ukwezi, rugasumba izuba, ndetse n'ikuzimu rukagerayo. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Urukundo ababyeyi batakugirira, Imana yo urwayo rurarenze. Urw'inshuti zitakugirira zikubeshya, urw'Imana rwo ntago rujya rubeshya. Uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda. Uko ikunda umwana wayo nawe niko igukunda. Mu bugome bwawe, nubwo bimeze gutyo yaguhaye Yesu. Nubwo bimeze gutyo yarakwitangiye. Umwana wayo iramutanga, iramwijishura. Tujya dukunda kuririmba ngo yasize ubwiza yari afite mu ijuru. Amina. Iza hano kuri iyi si, yambura akamero, yambara akamero k'umuntu, yiyambuye icyubahiro, yambara akamero k'umuntu, yicisha bugufi, ibonekera ahantu hasuzuguritse, kugira ngo nawe wundi usuzuguritse ayimenye. Nibwo buhamya rero guhera uyu munsi ntangiye kubabwira ubw'urukundo rw'Imana ifitiye buri muntu wese. Hari ibyo mbwira, nkabwira umuntu wese, nkabwira uri mu buraya, nkabwira uri mu bujura, nkabwira uri mu bwicanyi, nkabwira uri mu businzi, nkabwira uri mu bwanganyi, nkabwira umuntu uwo ari wese, nkamubwira ngo nubwo wigira gutyo Imana iragukunda. Nk'ibyiza wakagombye kugarukiraho ukumva urukundo Imana igukunda. Nkibuka umugabo bita Sawuli, ariwe waje kuba Pawulo. Yafashe itorero ry'Imana araritoteza, paka muri uko kuritoteza ngo ajya no kwiyongeza. Ariko umunsi Imana yamushakiye yaramubwiye ngo urandenganyiriza iki Sawuli? Sawuli yashubije Yesu ati, ninde se databuja ndenganya? Burya tujya turenganya Imana, tujya turenganya Imana. Ngiye gusoza rero, ariko Imana yo igakora ibyayo. Reka ndekere aho ngaho. Ubuhamya bwanjye bwo n'ijambo ry'Imana rirakomeje. Tuzatangirira ku cyigisho cya
cy'ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 9 duhereye ku murongo wa 3 tukagera ku wa 9. Ahasigaye rero n'ubundi buhamya buzajya bugenda buziramo. Intangiriro yanjye nyibabwiye kuri muri makeya uko nahamagawe, aho ngejeje ni mu mubatizo. Hari n'ibindi biba bigenda bicika umuntu nzagenda ngarukaho inyuma, ariko tuzakomereza aho ngaho. Nashaka kugira ngo buri muntu wese yumve yuko ntaho Imana itagukura ngo uyikorere. Kuko igitora dutoranya mu magana menshi y'abanyabyaha, igidutoranya mu bagabo bafite amafaranga, ikadutoranya mu bagabo bizi, ikadutoranya mu bagabo bafite igihagararo n'abeza kuturusha, kugira ngo yigaragaze mu cyubahiro cyayo. Ndashoje rero, reka mbe ndekeye aho ngaho. Ibyigisho by'ijambo ry'Imana n'ubuhamya tuzagenda tunyuzamo, tuzajya tugenda dukora iki? Tuzajya tugenda tubabwira urukundo Imana idufitiye. Ahasigaye uyu mwanya nk'uyu nguyu ni uwawe mwene data. Uyu mwanya nk'uyu nguyu wewe wumvishe ubu buhamya, wumvishe ijambo ry'Imana, nifuzaga ko wakagombye kuzamura n'amaboko ufite ubushake cyangwa ufite umwanya, kuko ijambo ryayo rimbwira neza cyane ngo niwatuza akanwa kawe ukizera mu mutima uzakizwa. Ngo kuko mu mutima niho umuntu yizeza, akanwa kaba kariko yatuza, akabagarwaho gukizwa. Gukizwa ni uburenganzira bwawe, kuko Imana icyo yiteguye ni ukugukiza. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, iryo jambo abantu bose bararizi, icyo gice abantu bose barakizi, igice cya 3 umurongo wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo Imana ishaka rero ni uko utarimbuka. Ni nacyo Imana yashatse ko ntazarimbuka. Niyo mpamvu nayo nguhamagarira ngo ngwino. Tugiye kwatura uwumva yumvishije iri jambo, akumva ubuhamya, akumva ashaka kwakira Yesu, akumva ashaka kwatura, agira ati Mwami Yesu, nkimara kubona yuko wandemye ukandema nkunda, ukaba ukinkunda, ndakwakiriye Yesu, nkwimitse mu mutima wanjye. Nzajya mpora nkushima, nzajya mpora mvuga kugira neza kwawe. Urakoze kuko ubinyemereye, urakoze kuko unyakiriye. Mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Data rero mwiza, ndagushimye kubw'ubu buhamya no kubwira ijambo ryawe. Nta wundi wari uri muri nge, nta wundi ugendera muri nge, nta wundi uvugira muri nge, usibye ko ari we wenyine. Kuko ijambo ryawe rirambwira ngo utuye muri twe, ukagendera muri twe, ukavugira muri twe, ugakorera muri twe, byose bikorera muri twebwe. Niyo mpamvu rero Mwami ngumye kuvuga ngo unkoreho, umpindure, unkoreshe. Urakoze rero kuko unyakiri, urakoze kuko ubyumvise, kandi urakoze kuko ubikoze. Urakoze kuba wabanye nanjye, kandi ukaba ukiri kumwe nanjye. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo mbishimiye, amen.